Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe kuko iyo tubonye imirimo yakoze bidutera kuyikorera no kuyishima no kuyihimbaza. Hallelujah. Iyo mbona imirimo Imana iri gutegura gukorera ubuzima bwawe n'ubwamwe neso n'undi wese. Hallelujah. Ubundi igihe cyose utarafashwa no kubona imirimo Imana yakoreye abandi, nawe ubwawe ntuzigera ufashwa Imana yagukoreye imirimo. Sinzi niba wabyumvise. Igihe cyose uzabona utari gufashwa n'iby'Imana yakoreye abandi, uzamenye ngo nawe Imana ninagukorera imirimo ntuzigera ufashwa. Nawe ubwawe bivuga ngo niba utigeze unezezwa n'uko inyanja itukura yacitsemo kabiri barambuka, niba utajya unezezwa n'abadayimoni bavuye mu wundi muntu akabohoka, niba utajya unezezwa n'umubyeyi wabuze urubyaro akabona urubyaro, niba utajya unezezwa n'umuntu wabuze akazi akakabona, niba utajya unezezwa n'umwana utagiraga ubwenge uyu munsi akabufite, niba utajya unezezwa n'umuntu basenyeye uyu munsi Imana ikamutuza heza, nawe umunsi Imana yagukoreye igitangaza ntacyo bizagufataho. Burya reka nkubwire, iyo numvise amashimwe ngera ahantu nkumva amarira arafashe, nkumva ikiniga, nkumva ndanezerewe, nkabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nkabona ubwiza bw'iki? Igihe cyose ndashaka kubwira umuntu wese ukurikiye hano, niba warabuze amarira y'ubumana, haleluya, nimvuga amarira y'ubumana, ni amarira Imana iba yabitse mu muntu yo kurizwa n'imirimo y'Imana. Haleluya. Amarira akubiswemo na amarira yo kwibuka gusa ngo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima. Imirimo wakoze Ebalo sacreta la gria bonegra nanta ya zalemo le grando abesa ibene vale graye. Umva umunsi mbatizwa mu mwuka wera nibutse gusa ikintu kimwe Imana yakoze. Nari mfite gitari acoustique nicaye ku isima, maze ndi gucuranga uwo mwanya, sinzi uko amaso yanjye yahindurijwe, sinzi uko imbaraga zaje, habanjirijwe ikintu cyitwa umunezero mwinshi mu mutima wanjye ntashobora gusobanura. Nkumva nashira ikiganza cyanjye ku mutima ngo mashimashime, nkabona ntabwo bikunda. Nkumva umunezero mwinshi sinda ubona kuva nagera ku isi, sinda ubona nahawe amafaranga, sinda ubona naguwe neza, uwo munezero sinda ubona. Nyuma y'uwo munezero amaso yanjye amaze guhindurirwa, mbona abamarayika baramanutse. Reka nkubwire, uzi ko ushobora kwibuka igitangaza cy'undi Imana ikakuzuza imbaraga. Nukuri kw'Imana ushobora kwibuka gusa ngo iyo nibutse kanaka wicaraga ku irembo, Imana ikamuvana ku irembo. Ijuru ritarivuga ngo bamenye imbaraga zacu rero tumanuke, bamenye imbaraga zacu tugire gute, tumanuke. Igihe cyose utazagira reference yo kumenya iby'Imana yakoreye mugenzi wawe, nta munezero w'ubumana uzigera wenjoyinga. Ntuzigera wenjoyinga Imana. Reka nkubwire impamvu abantu batenjoyinga Imana. Impamvu abantu batenjoyinga Imana, impamvu utenjoyinga Imana ni imwe gusa, ni ukutamenya imbaraga zayo. Kandi kumenya imbaraga zayo si kuri wowe, ni ku muturanyi wawe. Igihe cyose ushaka kwenjoyinga Imana, uzanywa ngo Mana iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima. Imirimo wakoze nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba. Imirimo wakoze
tuzava ku isi hazasigara imirimo Imana yadukoreye, hazasigara abantu bavuga Imana, ngo Imana bakoreye, haleluya, Imana bagendanye, Imana basenze, Imana bizeye. Iyo niyo dukurikiye. Haleluya. Imana bagize gute? Bakore. Imana bagize gute? Bizeye. Imana bagize gute? Bamamaje. Iyo niyo tuzakorera. Haleluya. Haleluya. Ku buryo uzajya uhatibira ivuga ngo icyo nicyo kintera Mana uhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze, nicyo kintera we, nicyo kidutera Mana uhora tukuririmba imirimo wakoze. Haleluya. Umva, nubwo none twanarangiza amateraniro, ibintu twafashijwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nubwo wakumva ngo hari umuntu wanyuze mu muriro ntibyagufasha, nubwo wavuga ngo hari umuntu wanyuze mu ntare ntabwo byagufasha, nubwo wamenye ngo hari umuturanyi Imana yakiriye neza ntibyagufasha. Ariko reka nkubwire, tangira utoza umutima wo gufashwa n'ibyo Imana yakoreye abandi. Iryo nibanga rikomeye, vuga ngo nibanga rikomeye, vuga ngo iryo nibanga rikomeye, vuga ngo nibanga rikomeye. Ayi, ntabwo nzibagirwa Mukamwiza wandaje ku musozi wa Kinyamakara, avuga ngo Mana, baravuga ngo uyu muntu nta mugabo yabona, ariko ikimenyetso ngusabye nuko Imana yamukorera ubukwe, maze ababivuze babanze barindire, bambara marineti, barebe neza, barebe kuri Imana itagira obanura ku butoni, maze Imana imuhereza umujepe. Ayiwe, vuga ngo imuhereza umuntu. Ayiwewe. Haleluya. 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 Umunsi bamwerekanye bavuga ngo atangiye ubukwe, abantu bose baravuze ngo burya nta kidashoboka. Nta kitagira gute. Hari abantu bazakubona bavuga ngo nta kidashoboka. Maze umva, si wowe uzaririmba ngo maze nibuka imirimo wakoreye ubwoko bwawe, intera kugushima imirimo wakoze. Ariko ndashaka kubaza abantu bari hano, ni bangahe bari baba mu bitaramo byo kuvuga ibitangaza by'Imana? Hari abantu bari baba mu bitaramo? Ay Mana we, muri mwese nta uraba mu bitaramo byo kuvuga imirimo, abantu bakakubwira Imana, bakaratangira ijoro bakageza mu gitondo bavuga Imana, ntimurabiraramo? Ayiwe, 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 ayiwe. N'ibyago bikomeye kudatarama n'abantu babonye Imana. Uyu munsi urumva gusa, urumva ubuhanuzi, ariko nturaba mu bitaramo by'abantu babonye iki? Uzi ko hari umuntu babwiye Imana akavuga ngo Mana, nubwo utantabara, ibi gusa numvise birahagije, nzagukorera, nzakugumaho, nzabana nawe akaramata, ibyo gusa. Wari wabona imbaraga z'Imana ugahita uvuga ngo duce ingando hano? Ugize ngo Petero yarayobye ngo duce ingando hehe? Iyawe ya mbere, iya kabiri ya Mose, iya gatatu ya Eliya. Tugume hano rero. Nta kintu cyakugumisha aho hantu atari ubwiza bw'Imana. Atari ubwiza bw'iki? Ndakwifuriza kubona ubwiza bw'Imana. Ndakwifuriza kubona ubwiza bw'iki? Ayi wewe, ndakwifuriza kubona ubwiza bw'iki?
ndifuriza Viane uri kunkurikira hano abanza amenye ngo ubwiza bw'Imana ave mu gahinda, ave mu bwiza, abone ubwiza bw'Imana ave mu marira, abone ubwiza bw'Imana ave mu bimugose. Viane numvise ijwi rimbwira ngo Viane, haleluya, Viane uko kandi turahangaha niko imbaraga z'imirimo y'Imana. Vuga ngo imirimo y'Imana, vuga ngo imirimo y'Imana, vuga ngo imirimo y'Imana. Viane mbonye imbaraga z'Imana zikumanukira ahantu uri, umutima wawe urababaye ariko Imana igiye kunezeza, icyamukaba mu gitaramo cy'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Uzi ko muri iyi minsi abantu batagikumbura kumenya imbaraga z'Imana. Ndakurahiye abantu ntibakimenya gukumbura kwera, gukumbura gusa. Uzi ko twavaga hano tukajya gutarama ku nkombo kugira ngo twumve imbaraga z'Imana. Apana umuntu udusengera, apana n'ikintu dushaka kumva, ukajya gusa mu gitaramo maze tukicara na korale Mana ya Isiraheli hagati y'amazi, maze umwe akarangiza undi akaza, undi ntumenye uko bwakeye gusa bwaba ngo tutadisturbinga n'abantu bagiye kuroba, reka twigendere. Yesu ahimbazwe, Yesu ashimwe cyane. Ayiwe Mana we, haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Ninde wavuga ngo Imana ihimbazwe? Imana ihimbazwe. Nukuri ntabwo uzigera unezerwa muri wowe igihe cyose umutima utarawutoza gushima Imana kubyo iba yakoreye abandi. Mu gihe utaratoza umutima wawe kumva nawe ibyo Imana ikoreye uwo muri kumwe ni nkaho yabigukoreye. Igihe cyose utaratoza umutima wawe ibyo, uri kure y'ijuru. Ndakubwiye ngo uri kure y'ijuru. Imana tuyimenyera mu mirimo yayo, ntabwo ari mu ijambo gusa ivuga, ahubwo tunayimenyera mu mirimo yayo. Haleluya, tunayimenyera hehe? Mu mirimo yayo. Haleluya. Kuko iyo wamenye imbaraga z'Imana kubera mu mirimo yayo, aho niho Imana igiye kwihesha icyubahiro. Imana ubwayo iravuga ngo ntimukibagirwe ibyo nakoze. Ubwayo iravuga ngo ntimukibagirwe imirimo nagize gute, ngo ibyo bibatera imbaraga ko ndi Imana yanyu. Ntimukibagirwe ibyo nabakoreye, ahubwo haboneke n'amabuye y'urwibutso y'iby'imbaraga nakoze. Toza umutima wawe. Haleluya. Ubu dutangiye iminsi ya divine intervention, mu gutabarwa mu buryo bw'ubumana. Haleluya. Mu gutabarwa mu buryo bw'ubumana, tangira utoze umutima wawe, tangira uwutoze mu izina rya Yesu Kristo, kumenya ko utari wenyine ahubwo hari uwo muri kumwe. Mu izina ryande, tangira utoze umutima wawe ko utari wenyine. Tangira utoze ubuzima bwawe ngo niba Imana ishobora kwibuka kanaka, niba Imana ishobora kwibuka nyira kanaka, niba Imana ishobora guha ingabire abana b'Imanga, iyo Mana ntabwo izanyirengagiza. Iyo Mana ntizabura uko ibigenza. Imana ntabwo izabura umunezero yanzanira. Ninde wavuga amen? Haleluya. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima n'imirimo wakoze. iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima n'imirimo wakoze. iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe,
yibutse imirimo y'Imana, akumva muri we ikiniga n'amarira biraje muri we. Haleluya, haleluya. Erega ntabwo dusenga bayari. Nigeze kumva, nasomye agatabo k'umugabo witwa David Yongecho, Imana imuheruko. Uwo mugabo nasomye agatabo ke, yari afite imyaka 17, arwaye tuberculose, afite imyaka aruka amaraso. Hanyuma mu myaka 17 ye bamuha amakuru yuko adashobora gukira, ahubwo arindire gupfa. Ni icyo gihe afite imyaka 17, hari mu mwaka wo muri 54 cyangwa se 50 na kangahe, kuko yatangiye umurimo w'Imana muri 58. Yasengaga Buddha, iwabo basengaga Buddha, ngo ajya imbere ya Buddha ararira. Mu myaka ye 17 ararira, aravuga ngo Buddha wambabariye ukankiza, Buddha wambabariye ukankiza, Buddha wangiriye imbabazi. Uko bayisenga ko nayiramya mu gitondo saa 6 na nimugoro, agera aho ngaho agira revolt, aravuga ngo ariko kuvaho nabwiriye Buddha nta kindi kintu kibaho kiruta Buddha. Ngo ageze mu nzu atari mu ngoro ya Buddha, aravuga ngo Imana, ngo the God of universe, aravuga ngo Imana yaremye isanzure, ngo niba hariho Imana yaremye isanzure, nize imanukingize. Avuye kuri Buddha ageze ku Mana yaremye iki? Isanzure. Ntabwo azi yariyo, ntazi yariyo. Mu gitondo abona umukobwa wigaga ishuri rya Bibiliya aje iwabo, amuhereza Bibiliya, aramubwira ngo muri iyi Bibiliya harimo byose wifuza. Ntazi gusoma Bibiliya, aramubwira ngo ariko utangire usome Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Maze agiye kudekuvura muri Bibiliya ngo asanga umugabo ukiza witwa Yesu. Arabaza umukobwa, aramaza ngo who is this man? Ninde uyu mugabo, ninde? Aramubwira ngo uwo niwe Yesu, umwana w'Imana. Namubona gute? Aramubwira ngo mwahuye kuko wamusomye muri jambo. Arabaza ngo yangiza, ngo genda uvugane nawe yagukiza. Haleluya. Atangira kuvuga ngo Jesus, Jesus, atazi na Yesu wariwe. Yesu, Yesu, Yesu nkiza, Yesu, Yesu nkiza. Ahita avuga ngo nunkiza, aho uzantuma hose nzagenda, icyo uzashaka ko ngukorera nzagikora. Ayaya, ngo agiye kubona abona umuyaga mwinshi winjiye mu cyumba cyiwe. Haleluya. Umuyaga, dufite Imana iruta Buddha, dufite Imana iruta Gandhi, dufite Imana iruta Shera na Shitaroti n'ibindi byose. Mu izina ryande ninde wamvugira amen. Umuyaga wuzura mu cyumba cyiwe, maze abo yumva ibirenge bigenda biza buhoro buhoro, bimubwira ngo young man, kuva uyu munsi ntabwo uzongera kurwara ukundi. Yakangutse ashaka uwavuganye nawe, aramubura. Ububabare yagiraga, kuruka amaraso yagiraga, uwo mwanya birahagarara. Ukwezi kurashira, ukundi kurashira, ajya gushaka wa mukobwa, aramubwira ngo urabizi n'ibindi he, hari umuntu waje kandi yambwiye ngo sinzongera kurwara. Ngo ye nuwo ngo nakubwiye rero mwahuye. Ako kanya ajya mu ishuri rya Bibiliya, atangira kwigisha kumenya ijambo ry'Imana. 58 atangira ministry. Haleluya, haleluya. Atangira iki? Atangira ministry. Yesu iyo mwahuye ntacyo utashobora kureka. Yesu iyo mwahuye nta munezero utagira muri wowe. Yesu iyo mwahuye nta mahoro wabura muri wowe. Itoze kubana nawe, itoze kubana nawe, bose bazamenya kubana nawe. Haleluya. Imbaraga z'Imana uyu munsi ndashaka ko zikumanukira, zimanukire mu rugo rwawe, zimanukire mu buzima bwawe, zimanukira ahantu hose uri. Bimenyekane ko umwami Imana wamenye kandi umwami Imana wakoreye. My goodness, ninde wamvugira amen? Ninde wamvugira amen? Nta zindi mbaraga, ni Yesu Kristo urimo gukora ibi ngibi.
wa wundi mwishe mukamubamba ni urimo gukora ibi. Bari bazi ko yapfuye adashobora gukora, bari bazi ko byarangiye adashobora gukora, ariko Yesu Kristo umwami wizeye ntabwo azemera ko umwanzi avugiriza impundu kunesha ku buzima bwawe. Hallelujah, hallelujah. Ndashaka kukubwira imirimo y'Imana uyu munsi igiye gukora ku buzima bwawe, imirimo Imana igiye gukora ku buzima, kuko nabwo Imana izemera kusigara uko warasomye iyo mirimo nayo igomba kukubonekaho, iyo mirimo igomba kukugaragaraho. Nabwo ari kuyisoma gusa ngo irangirire aho ngaho. Tangira utoze ubwonko bwawe, umutima wawe kutari wenyine. Tangira utoze imibereho yawe kutari wenyine kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Ushobora ku experience Imana utarabanje kumva. Kandi niba n'abantu baciye umugani bakavuga ngo umuntu utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Niba tudashobora gusoma ijambo ry'Imana ntitwamenye iby'Imana yakoreye Dawidi, ntitwamenye iby'Imana yakoreye Abrahamu, ntitwamenye iby'Imana yakoreye Isaka. Abo nibo Imana yagize ikigira gute ikorera. Ninde wavuga amen? Niyo mpamvu imirimo y'Imana igomba kugaragara kuri wowe. Nawe bavuga ngo ntiyagarukiye gukorera kuri Dawidi, ntiyagarukiye gukorera kuri Salomo, ntiyagarukiye gukorera kuri Paulo. Nanje ndi mu rugendo kandi nanjye nashize ikirenge mu cyabo. Hallelujah, hallelujah. Toza umutima wawe, toza ubwenge bwawe. Ikintu cya mbere gishaka kugutera ubwoba nuko utatoje ubwenge bwawe kutari wenyine. Yesu ashimwe cyane. Reka mbaze nkubwire ikintu cya mbere cyatumye Eliya akoreshwa ibitangaza. Eliya yatojwe umutima we n'ubwenge bwe ko atari wenyine, ndetse n'abantu baje kumufata yashatse kugira ngo abereke ko nubwo bo bari kumwe n'umuntu ukomeye, ariko nawe hari uwo bari kumwe nubwo batamubona. My goodness. Hallelujah, hallelujah. Hari uwo bari kumwe kandi batagira gute, kandi uwo bari kumwe ni ukomeye kuruta uwo nguwo ubatumye. Imbaraga zisumba byose ziboneke ku buzima bwawe. Utangira utoza ubwenge bwawe, utoza imitekerereze yawe kumenya ko utari kumwe. Gehazi yarazi ko nta wundi bari kumwe. Uziko Gehazi spirit ikubwira ko uri wenyine. Gehazi spirit ikubwira ko nta mutabazi ufite. Gehazi spirit ikubwira ko ukorwa n'isoni kandi ntacyo uzabona. Gehazi spirit ikwereka ko you are lonely. Ariko uwo mwuka wa Gehazi uyu munsi turawushingura, kuko na nyirawo yarashinguwe kandi nta mugabane yabonye. Nyirawo yarashingwe kandi nta mugabane yagize gute. Apana, wowe ntabwo uzashingura utabonye umugabane, kuko wowe wazamutse mu kwizera kuruta Gehazi. Wabonye ibyo Gehazi atabonye, wumvise ibyo Gehazi atumvise, wizeye ibyo Gehazi atizeye. Ninde wamvugira amen? Hallelujah, hallelujah. Ugomba kumenya ko wowe uruta Gehazi. Gehazi yabanye n'umuntu atazi. Gehazi yabonye ibyo adashoboye gukorera, ariko imbaraga z'Imana, avuga ngo imbaraga z'Imana. Dusomere Yesaya 43 uhere ku murongo wa 2. My God, iyo nibutse imirimo y'Imana, kuko uyu munsi wa none ndabona oh my God, hari uwo nabwiye nahamagaye kare, sinzi niba yabonetse. Arahari, aguma aho ngaho, just stay there, kuko ndabizi ko Imana iza kugirira neza mu izina rya Yesu, mu nzira imwe mu nzira yindi, kuko twaje gusenga muri divine intervention. Hallelujah. Gutabarwa mu buryo bw'ubumana muri divine. Iyo bavuze ngo divine intervention, you have to be ready. So ngo I am ready to receive. Hallelujah. Nditeguye. Icyo ngewe ngiye gukora muri divine intervention ni ukugutoza gusa. Icyo ngiye gukora ni ukugutoza gusa no kukubwira icyo Imana ishaka, nta kindi. There's nothing like that. Amen. To God be all the glory. Are we together? Turi kumwe neza? Icyo ndimo gukora hano ni ukukubwira umugambi w'Imana kugira ngo gutabarwa k'ubumana ukukugereho. Rero ugomba kuba careful no kugira amatwi yumva cyane. Aha. Murongo wa 2 ugeze ku murongo waho wa 4. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Yego. Nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya. Yego. Kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi
Uwiteka Imana yawe, yego, wera wa Isiraheli, umukiza wawe, nagutangiye Egiputa aho inshuro, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, yego, kuko wambereye inkoramutima, yego, kandi ukaba uwo kubahwa nanjye, nkagukunda. Icyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Ndashaka ko tuvugana muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Burya turi abantu bakunzwe b'igiciro mu maso y'Imana. Haleluya. Turi abantu bakunzwe kandi b'igiciro mu maso y'Imana. Akenshi dutakaza umwanya wacu guha value abantu badutesheje agaciro, ariko ntabwo duha value uwaduhaye agaciro. My goodness. Akenshi turizwa n'abadutesheje agaciro, ariko ntabwo tunezezwa n'uwaduhaye agaciro. Tubabazwa n'abadutesheje agaciro, ariko ntabwo tunezezwa n'uwaduhaye agaciro mbere y'abantu badutesha agaciro. Umuntu ashobora kuba atazi umuhamagaro wawe, ashobora kuba atazi icyo Imana yavuganye nawe. Iryo ni ibanga ry'umutima wawe, ni ibanga ry'umutima wawe, ni ibanga ry'umutima wanje. Ibanga ry'umutima wanjye nta wundi muntu urizi, ibanga ry'umutima wawe nta wundi muntu urizi, ariko rizwi nawe. Ndashaka kubwira umuntu wese unkurikiye nonaha, toza umutima wawe, toza ubwenge bwawe, toza ubwonko bwawe kububwira nti sindi jyenyine. Umunsi wamaze kumenya ko utari wenyine, uzabaho mu buzima butagira ubwoba, uzabaho mu buzima budepanda Imana yonyine uzi ko muri kumwe. Ntawe uziruka usaba imbabazi ku cyaha utakoze, ntabwo uziruka ujya gupfukamira utakoshereje, ahubwo uzamenya ngo jyewe nzi ko umutima wanjye uri clean. Ni nayo mpamvu Morodekayi yatoje ubwenge bwe n'umutima we kutagira undi apfukamira keretse Imana yaremye ijuru n'isi. Hamani we ntabwo yamenye ko yatoje umutima we ko nta wundi muntu yapfukamira. Ibyo ntabwo bizwi kuri Hamani, ibyo ntabwo bizwi kuri Zereshi, ibyo ntabwo bizwi ku inshuti zabo, ahubwo bari bazi ko umuntu wese ukomeye bagomba kumupfukamira. Ariko nawe yatoje ubwenge bwe, yatoje umutima we ko nta wundi muntu yapfukamira atari Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Amaze gutoza umutima we, bibabaza utazi icyo yatojwemo icyo ari, kandi byari biri muri we, nta wundi muntu yabibwiraga, kuko bagenzi be bo barapfukamaga, bagenzi be bo baramuramyaga. Ariko we yahagera akavuga gusa ngo shefu karibu, agafungura ikijyango akagira gute, akinjira, akababara akavuga abandi baramfukamira, uyu muntu kubera icyo atamfukamira. Yatoje uwo agomba gupfukamira n'umwe gusa, si babiri, n'umwe gusa. Ararakara, aravuga ngo bishoboka uyu muntu agomba gupfa, kandi amenya ko nari n'abamuriho bose n'abavandimwe bose ngomba kubarangiza. Aragenda arabisaba, atanga n'amafaranga, byose birakunda, ariko nawe ajya gupfukamira uwasanzwe apfukamira. Erega usanzwe gupfukamira ni uzagukiza. Uzi impamvu abantu benshi badatabarwa? Murabizi, baza kumana bamaze gukorwa n'isoni ko bapfukamiye. Igihe cyose uza kumana warayiretse, wafashe ubuzima bwanjye n'ubugingo bwawe bwose ukabuha abantu kuruta Imana yabuguhaye, bari abantu bakagukubita maze ukaza kwibuka Imana nyuma, ni byiza ko bagukubita bamenye ko Imana yawe ariyo yo kubahwa. Ni byiza ko bakwirukana mu kazi bamenye ko Imana yawe ariyo yo kubahwa. Ni byiza ko bagusebya bazi ko Imana yawe ariyo yo kubahwa. Ni byiza kuko Yamana umunsi yamanutse muri intervention izatatanya umubare wabo uko abungana kose. Hari uwamvugira amen? Uzi impamvu benshi baza gusenga badafite na confidence, baza gusenga bafite ikimwaro.
kuko umuntu wese wubahishije Imana ntabwo aza gusenga afite ikimwaro, oya, aza afite confidence ngo Mana ni wowe nahesheje icyubahiro, Mana ni wowe nahamije, Mana ni wowe navuze. Azi imbere y'Imana afite confidence. Ariko hari undi muntu uzi imbere y'Imana yitwikiriye igitanga igitembere mu mutwe n'iki byose, Mana n'ubundi no munyaragota, n'ubundi ntacyo ndicyo, n'ubundi ntagiye n'ubundi, akaza mu buryo bwo guteshwa agaciro n'abadayimoni n'abantu. Ariko uzi guteshwa agaciro n'abantu barimo abadayimoni hamwe n'abadayimoni babo baba mu bantu. Uzi kugotwa n'abantu, ukagotwa na Satani, bose bakagukubitira hamwe, maze wazi imbere y'Imana kubera ko uzi neza ko Imana yawe itahawe agaciro mbere yuko bagutesha agaciro. Imana yawe itazwi mbere yuko bamenya imbaraga z'Imana yawe. Haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi hari abantu divine intervention igiye kubabaho mu izina ryande. Ninde wamvugira amen. Hari abantu Imana itagiceceka, umva ngo izemera itanga ingabo nyinshi, izemera itanga ingabo nyinshi, kuko wambereye inkoramutima. Inkoramutima ninde? Inkoramutima ni wa wundi ubona Imana mu bihe bibi no mu bihe byiza. Inkoramutima ni ya yindi basebya mu bihe bibi no mu bihe byiza. Inkoramutima ni ya yindi yatoje umutima we ngo naho warya bikeya uryame kare, Imana izagutabara. Naho bagusebya hari Imana izakuvana muri icyo kimwaro. Inkoramutima y'Imana ivuge amen. Kuko wambereye umugisha, mumenyizi na mukunzi, naguciye nk'imanzi mu biganza ndagukunda. Kuko wambereye inkoramutima, manukiye gutsinda ababisha bawe, maze nkomori nguma zo mu mutima, wibagize imibabaro baguteye. Kuko wambereye inkoramutima, manukiye gutsinda ababisha bawe, maze nkomori inguma zo mu mutima, mwibagize imibabaro baguteye. Abanzi bazaza kugutera, baza gutera banyuze mu nzira imwe, batatanye mu nzira zirindwi, kuko Uwiteka aje kugutabara. Abanzi bazaza kugutera, baza gutera banyuze mu nzira imwe, baguhunge banyuze mu nzira zirindwi, kuko Uwiteka aje kugutabara. Kuko wambereye inkoramutima, manukiye gutsinda ababisha bawe, maze nkomori inguma zo mu mutima, wibagize imibabaro baguteye. Haleluya. Haleluya. Ku murongo wa gatatu haravuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Vuga ngo harimo vitamine. Kuko ndi Uwiteka, igihe cyose nzi ko Imana ari Imana yanjye, ngenda mu muhanda nemye, ngenda ahantu hose numva nuzuye mfite sekirite yose, kuko ijambo rivuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe, kandi ndi uwera n'umukiza wawe. Haleluya. Hari abo natanzeho icyungu, hari abo natanze ku bwawe, hari ibyo Imana izatanga ku bwawe. Etiyopiya Iseba zahatanga ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Ninde wavuga amen? Mbega muri iri teraniro hari inkoramutima z'Imana. Naje kubwira inkoramutima ngo ijuru rigiye kumanura ingabo ziza gutabara ubuzima bwawe. Icya kabiri, nabwiwe ngo nkubwire ngo ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine. Nubwo ntawe ubona iburyo, nubwo ntawe ubona ibumoso, nubwo imbere yawe ntabwo ubona, ariko nabwiwe ngo nkubwire ngo ntabwo uri wenyine. Ninde wavuga amen? Ongera uvuge ngo sindi jyenyine.
haleluya, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye. Vuga ngo nyakubahwa. Ariko uzi umuntu Imana yubaha, banza wumve. Vuga ngo Imana yubaha, ukaba uwo kubahwa nanjye. Imana ikakwita nyiri cyubahiro. Imana ikakwita inde? Imana ikavuga ngo ni wowe nubashe. Ariko uzi Imana kukubaha kugira gute? Uzi Imana iyo yakubashe isuzugura imigezi imbere yawe. Imana iyo yakubashe isuzugura imiriro imbere yawe. Kuko ijambo ryatubye ku murongo wa 2 ngo nuca, haleluya, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi n'ibirimi byawo ntibizagira gute? Ntibizagufata. Be careful, shiraho akantu utazibagirwa aho hantu. Ndashaka kukubwira imbaraga ziri hano. Iyo wamaze gutozwa kutari wenyine, amazi ntabwo agukanga. Iyo usomye ibyakozwe ari mu gice cya 27 uwandike gusa uze kuhasoma icyo gice cyose, Bibiliya iravuga ngo bagera hagati bari mu bwato, Paulo hamwe n'abandi bose. Ariko mbere yuko bamanuka mu bwato, iryo joro marayika aramusanga aramubwira ngo Paulo, ukwiriye kwiyerekana Kaisariya nabo muri kumwe. Iryo jambo amaze kuryakira bajya mu bwato, bahura n'imiyaga, bahura n'imiraba, ubwato bwenda kurengerwa. Paulo arahaguruka arababwira ngo bagabo bene data. Ninde wavuga amen? Bagabo bene data. Iri joro marayika yansanze yambwiye ngo Paulo, wowe nabo muri kumwe ntacyo muzaba, kuko mugomba kwiyerekana Kaisariya. None niba marayika yavuganye nanjye, muri mwese nta n'umwe uri bupfe, nta n'umwe uri burohame, twese tuzambuka. Abantu bose bahabwa amagambo y'ihumure nande, kuko Imana iyo yavuze wagendera ku rukoma ariko ukagera aho ugiye. Imana iyo yavuze wagendera ku rubaho ukagera aho ugiye. Imana iyo yavuze umuyaga wagutakure kuko ariyo yavuze. Imana iyo yavuze urufi rwakuruka. Toza umutima wawe kuri kumwe n'umugabo ukomeye. Toza ubwenge bwawe kuko utari wenyine. Nubwo nta muntu ubona, haleluya, nubwo nta muntu ugira gute, ntabwo ubona. Wakwinjira muri salle d'opération nta muntu ubona, wakwinjira muri gereza nta muntu ubona, wakwinjira mu modoka nta mwene wanyu urimo, wakwinjira mu ndege nta nshuti yawe irimo. Menya kuri kumwe na abamarayika bari kumwe nawe. Menya ko Yesu ari ku ruhande rwawe. Ninde wavuga amen? Icyakabiri, icyaba cyose kuko watoje ubwenge bwawe. Abandi bataka, wowe ntabwo utaka. Abandi bataka batakishwa n'ibyo batazi, ariko wowe uvuga ijambo kuko hari icyo watojwemo. Amen. Utoza umutima wawe kumenya ko utari wenyine. Nunyura mu migezi, Bibiliya yatubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Kuki itagusimbutsa ayo mazi ngo ntuyanyuremo? Why? Kuki Imana yemera kunyura mu mazi? Ikubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Icyakabiri, nuca mu migezi ntabwo izagutembana. Nuca mu migezi ntabwo izagira gute, ariko uzagira gute? Uzayicamo. Amazi uzagira gute? Uzayanyuramo. Icyakabiri, nunyura mu muriro ntabwo uzasha, kandi n'ibirimi byawo ntabwo bizigera bigufata, kubera ko uzuye protection divine, wuzuye uburinzi bw'Imana idasha mu izina ryande ya Yesu Kristo. Zaburi ya 23 umurongo wa 4. Haleluya. Umva icyo umugabo watoje ubwonko bwe n'umutima we yavugaga aya magambo. Zaburi ya 23 umurongo wa 4 haravuga ngo naho nanyura naho nagira gute, naho nanyura mu gikombe kimeze gute, cy'igicucu cy'urupfu
sinzagira gute sinzatinya sinzagira gute sinzatinya kubera iki atatinya ntabwo ari wenyine komeza sinzatinya ikibi cyose Aha. kuko ndi kuko ndi kumwe nawe yatoje umutima we kumenya ko atari wenyine. wenyine Haleluya. yatoje ubwenge bwe kumenya ngo atari naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko taroko defense ziri kumwe nanjye, kuko nta polisi zindinze, kuko nta ngabo ziri kumwe nanjye zindinze, ahubwo ndi kumwe n'uwo batabona, ndi kumwe n'uwo batumva. Ninde wavuga amen? Kuko ndi kumwe nawe, duhereze Imana icyubahiro. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu sinzatinya ikibi cyose. Haleluya. Naho nanyura mu gikombe, uwo ni umuntu nkanjye, uwo ni Dawidi, ni umuntu nkawe. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu. Iyo usomye Abacamanza igice cya 4, umugore witwa Debora yatoje umutima we kumenya ko atari wenyine. Abwira Barake, aramubwira ngo tega amatwi nkubwire Barake, Uwiteka araza guha Sisera na Yabini gutsindwa n'umugore. Atoza ubwenge bwe ko atari wenyine, atoza umutima we ko atari wenyine. Umugore w'intwari. Haleluya. Umugore w'intwari, umugore w'umunyembaraga, atoza umutima we kumenya ko atari wenyine. Amenya ko nagenda Imana iraza kumuha gutsinda Yabini na Sisera, kandi baraza gutsindwa n'amaboko y'umugore. Abivuga intsinzi ayibona atarayijyamo. Kubera iki? Azi ko atari wenyine. Abantu benshi bava ku Mana kubera iki? Kuko bazi ko ari bonyine. Abantu benshi batsindwa kubera kuzimenya ko ari bonyine. Abantu benshi bikundishwa ku bantu kuko bazi ko nibatabikundishwaho ubuzima bwabo buzarangira. Abantu benshi bashaka ibintu biba protege, ariko ntibashaka protection divine, ntibashaka divine protection. Why? Amen. Uza abantu ijambo ry'Imana ritubwira iyo wamaze gutoza umutima wawe kumenyereza kumenya imbaraga z'Imana, uraryoherwa, uba mu munezero utangaje. Ijuru riraza rikagusanga ahantu uri, ubwiza bw'Imana buraza bugakurasira, ineza y'Imana iraza ikaba nawe ukagira ikiganza cyiza. Abantu bose bakamenya ko witiriwe izina rikomeye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, bisobanuye ngo naho nanyura, kandi yarahanyuze, ariko kuko yatoje umutima we nta kintu yabaye. Yarahanyuze igihe intare zamuteraga, yarahanyuze mu gihe dubu zamuteraga, yarahanyuze mu gihe yahuye na Goliyati, yarahanyuze. Ariko ntabwo yatinye. Uko yabivuze, burya kuvuga ni kimwe, no guhagarara mu kibazo ni kindi. Burya people are talking too much, ariko ikibazo cyabaye urusaku. Hari abantu benshi bavuga, kuvuga biraborohera, ariko kunyura muri iyo situation bikagorana. Aratubwiye ngo naho nanyura. Ariko iyo dusomye First Samuel, iyo dusomye igitabo cya mbere cya Samuel, igice cya 17, turasanga amagambo avuga aho ngo uze kuhasoma. Yesu ashimwe cyane, uze kuhasoma. Abwira Sawuli, aramubwira ngo ndi mu dutama twa data, intare yarazaga igafata, nkabanza nkakiza umwana w'intama, idubu nawe yaza nayo uko the same time. Imana yankijije inzara z'intare n'idubu, mbega ntabwo izankiza uyu Mufilisiti utakebwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo utamenye reference y'igitangaza cyabaye, nawe ntiwamenye igitangaza kikubayeho, kandi nta nubwo wakibwira umuntu. Uzi ko hari abantu Imana ikorera ibitangaza niba bivuge. Kubera iki?
nuko batavuze iby'abandi. Satani aramubwira ngo se uravuga iki? Urumva ibi ngibi nibyo byo kuvuga? Ibi nibyo byo kuvuga? Kubera iki? Ntabwo ufite uburemere bwabyo, kuko nawe nta buremere bw'iby'abandi wagize. That's it. Muri aya masengesho hari ugutabarwa k'ubumana kugiye kuza ku buzima bwawe aho uherereye hose, amahanga yose aho ibirenge byawe biri, imbaraga z'Imana zize kuri wowe, ubwiza bw'Imana bukurasire. Hari icyo natanzeho incungu ku bwawe, hari icyo natanzeho incungu ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Icyambere banza umenye kuba inkoramutima y'Imana. Niba hari ikintu dushaka gutorezwaho, ni ukuba inkoramutima y'Imana. Kuba inkoramutima y'iki? Itoze kuba inkoramutima y'Imana. Aho Imana ivuga ngo kuko wambereye inkoramutima, nanjye manukiye gutsinda ababisha bawe, no muri inguma zo mu mutima wawe, kwibagiza imibabaro yose wanyuzemo. Bazaza kugutera banyuze mu nzira imwe, nzabatatanya banyuze mu nzira zirindwi, kuko nta ntwaro yacuriye kukurwanyiza agira icyo gutwara. Ariko ayo magambo urayumva ukagira gusa ngo ni ijambo riri aho ngaho. No. Hallelujah. Hallelujah. Yego hari abantu babyumva akumva jase ni ijambo yararyumvise, ariko ndashaka kukubwira ngo emera utozwe inzira y'ubumana, kandi inzira y'ubumana itorezwemo kumenya ko utari wenyine. Umunsi uzi kuri wenyine uzahura n'ibyago bikomeye. Umunsi uzi ko intambara urwana ari wowe wirwana, udafite uyikurwanirira, uzahura n'ibyago bikomeye. Kandi Bibiliya ivuga ngo intambara si yawe ahubwo ni yanjye. Bivuga ngo ntabwo intambara ari iyawe, ntabwo ikibazo ari icyawe, ahubwo hamagara Imana ize mu kibazo cyawe, kuko watoje umutima wawe kutaba wenyine, watoje ubwonko bwawe kutarwana wenyine, watoje umwuka wawe kutari wenyine. Iyo wamaze gutoza umwuka, ubwenge, ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe kumenya ko utari wenyine, utangira kwiyaturiraho amagambo akomeye meza, utangira kuvuga amagambo meza. Abantu bakubwira mabi wowe ukavuga meza, abantu bakuvuga mabi ariko ukivugaho meza. Ninde wavuga amen? Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Toza umutima wawe, toza ubwenge bwawe kumenya ko Kristo yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe. Yaravuze ngo dore ndi kumwe. Matayo igice cya 28 umurongo wa 20. Utega amatwi kumva iryo jambo mu izina rya Yesu. Iyo ni isezerano Yesu yatanze. Ubutumwa bwe bwiza bwa Matayo igice cya 28 umurongo wa 20. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Aha. Kandi dore ndi kumwe namwe. Dore. Kandi dore nturi wenyine. Yego. Kandi dore aho uhagaze ndi kumwe nawe. Yego. Kandi uyu ni Yesu. Yes. Wavuze aya majambo ari kuzamuka agenda i Betaniya, ava ku butaka azamuka, araba ngo kandi dore ndi kumwe namwe umunsi umwe, Oya. iminsi 3, Oya. ukwezi kumwe, Oya. umwaka umwe. Oya. Dore ndi kumwe Nawe. Ayaya, ukimara kumvira ijambo wakagombye kuba wuzuye imbaraga. Amen. Dore ndi kumwe namwe iminsi Yose. every single day. Ndi kumwe nawe. Yesu ari kumwe nanjye every single day. Muri kumwe mu nzira, muri kumwe mu modoka, muri kumwe muri dushe, muri kumwe ku gitanda, muri kumwe mu nzu, muri kumwe hejuru, muri kumwe hasi, muri kumwe mu isoko, muri kumwe ahantu hose. Niyo mpamvu ugomba kumenya dore ndi kumwe namwe iminsi ngahe? Iminsi yose. Yose. Kugeza ryari? Kumperuka y'isi. Kugeza umunsi uzarangiza urugendo rwawe. Yego. Yesu aravuga ngo dore ndi kumwe nawe.
Haleluya. Biri muri rya jambo twasomye muri Yesaya, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yesu abisubiramo muri Matayo 28:20, dore ndi kumwe nawe. None se nutinze riri jambo, ninde uzari kwizeza mu gihe utaratoza umutima wo kubimenya? Ninde uzari kwizeza? Yesu arakubwira ngo ndi kumwe nawe. Mu gihe usuzugura Yesu, wicaye hano ukora iki? Mu gihe utamenya ko Yesu ari kumwe nawe, kandi ikintu cyose kigukanga ukumva ko ubuzima burangiye, ikintu cyose kigukanga ukumva ko amateka yawe arangiye, kandi arakubwira ngo dore ndi kumwe na. Iyo uhagarariwe nawe, icyagutera ubwoba ni iki? Haleluya, haleluya, haleluya. Dore ndi kumwe namwe, dore ndi kumwe namwe. Sukwezi kumwe, samezi abiri, mana, ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe. Nunyura mu migezi ntabwo izagutembana, nunyura mu mazi ntabwo, uri kumwe n'umugabo ukomeye. Ntabwo akubwiye ngo ntabwo uzanyuramo kugira ngo n'amazi amenye ko hari umuremyi uri kumwe nawe. Uzaca mu muriro, ariko ntuzasha ngo umuriro umenye ko umuremyi muri kumwe. N'abantu bamenye ko hari umugabo wizeye kuruta uwo bizeye. Uri muri mwe arakomeye kuruta uri mu bisi. Why? Igihe kimwe iyo twizeye aya magambo, abantu benshi batwita, abantu benshi ntabwo bemeranywa natwe, right? Kubera ko iyo ufite aya magambo ukaba warayatoje wowe ubuzima bwawe, hari abantu batatoje aya magambo, barayasoma ariko ntayababonekaho. Hari abantu bafite aya magambo ariko ntabwo bayabonekaho, nta nubwo bayakoreramo, nta nubwo bayahagararamo. Babeshejweho n'ubwoba. Uyu munsi wa none umugati usigaye warasimbuye icyubahiro cy'Imana mu mitima ya benshi. Abantu basigaye bashaka ko imigati babona hatagira umuntu yibakura ku minwa. Bemere babe muri esclavagisme, bemere babe abaretwa, bemere babakoreshe bitari byo. Ariko Yesu uwo bavuga, baze bavuge mu cyuma ngo ariko Yesu urabona ko nawe nta kintu wabikoraho. Ibi ngibi birakomeye. Kubera gusa ashaka kuba ahantu heza, ni luxurious life. Arashaka kuba mu buzima bwiza, ariko kuvuga ngo bwa butumwa bwiza bugahinduka isoni kuba pagani. Niyo mpamvu abapagani badahesha icyubahiro Imana. Babyumvise neza? Badahesha icyubahiro kubera iki? Kugira ngo uriya umuntu none asigara baza gusenga ngo ariko uyu muntu ariko Joanna nitujya gusenga hariya burya mico aramwemera. Niko basigaye babera. Isengesho ryo muri iyi minsi mbere yuko basenga aho usengera nukubanza kumenya Nyabingi niba wemerana na Nyabingi. Niba mvugira iryo jambo abantu bafite ubwenge barabyumva. Ninjya kusengera hariya kwa Abrahamu, ariko Abrahamu burya baramwemera. Moise aramwemera. Moise aramwemera. Nibasanga Moise atakwemera ngo reka ntago ndi bujye kwe. Niyo Christianity y'uyu munsi, murapfa mu izina ryande. Abantu bameze gutyo ndababwira kibafite igihe. Bafite igihe. Ubutumwa bwiza nabwo ari ubwo gutuma kugira ngo ugira bunezeza ngo umwami wawe munsi ibirenge byabo. Kuko uratinya ngo ninagira gutya baraza bayegekeho, baraza bafunge. Bafunze se? Ariko Yesu ahari yicaye ku ntebe avuga ngo wow, well done umugaragu mwiza. Uratinya gufunga, ariko Yesu wawe agakandagirwa agasuzugurwa n'abavuye kuraguza. Yesu akasuzugurwa n'umuntu uvuye mu bapfumu. Yesu agasuzugurwa n'umuntu uvuye muri za Gandhi, bavuye kwa Gandhi kumwinamisha kwa Gandhi mu Buhinde. Maze akaza ukavuga ngo nina pressinga Natasha uyu munsi sinzi aho ndibuze kujya, nina pressinga Joanna sinzi umunsi aho ndibuze kujya. Abantu bose mugomba kwitonda. Umugati
nukuri kw'Imana. Ikimbabaza nuko nta myaka 60 70 uzagira urimo kurya. Bishoboka. Ijambo ry'umusaraba kubarimbukana ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba kubarimbukana ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. N'imbaraga z'Imana. Uyu munsi abapreacher barashaka kuvugwa neza kuruta uko Petro yanze kuvugwa neza. Uyu munsi abapreacher barashaka ko babakomera mu mashi kuruta uko Stefano bamukomeye amashi. Uyu munsi abapreacher barashaka kugira ngo babahereze ibintu byose bishoboka kugira ngo batandukane na Paulo na Stefano n'abandi. What the hell of that? Niba Imana ariyo yaguhamagaye, uratinya iki? Ijambo ry'Imana ryamamare muri wowe. Niyo mpamvu toza ubwenge bwawe, toza umutima wawe, toza ijambo ry'Imana gukurira muri wowe rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Nunyura mu migezi ntabwo izagutemba. Nunyura mu muriro ntabwo uzagira gutemba. Ntabwo uzashya. Iyo ni isezerano. Iyo tuvuga divine intervention turashaka kuvuga iki? Iyo tuvuga ngo gutabarwa k'ubumana dushatse kuvuga iki? Dushatse kuvuga ngo mu bwenge bwawe, mu mutima wawe, mu maraso yawe, mu kanwa kawe nta wundi umuntu uvugwa n'Imana yawe, kandi nigomba kuza kugaragara mu maso y'abantu bayisuzugura, mu maso y'abantu batayizi. That's it. Mane tugire neza cyane. Hallelujah. 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 Iyo tuvuga ko dusenga, twizeye nde ko ari kumwe natwe, duhagararanye nande ko ari kumwe natwe. Nubwo isi yose yahaguruka, isi yose nubwo yaguhagurukira iraruta imbaraga Imana yawe. Nubwo isi yose itashobora kuguhagurukira, hari igihe tuvuga isi yose ugasanga ni inzu ya so. Isi yose tugasanga ni hari utuye. Ariko none se abapakistani barakuzi, ababangladesh se barakuzi, abachinese barakuzi, 1.3 billion y'abahinde barakuzi, miliyari 1.3 barakuzi se. All billion Africans barakuzi bose se. Nigeria barakuzi. Ntago bakuzi. Urarwanywa just within abo round abo bakuzi. Abo ngabo nyine, abandi iyo bagezemo ntago bakuzi. Ntabwo umuntu wa Malawi yakurwanya atakuzi. Ntabwo umuntu wo muri Bangladesh cyangwa undi wese wa Pakistan n'undi wari wese abari bo bose ntibashobora kugurwa batakuzi. Uwo munzu umwanzi w'umuntu biraba ngo umwanzi w'umuntu ni wahehe? Wo munzu ye, ni wo mu bwoko bwe, abo mu gihugu kimwe. Yesu aravuga ngo umuhanuzi ntaburi cyubahiro keretse hehe? Iwabo mu rugo, muri bene wabo. Mana dufashe cyane. Ntacyo uzabura, nta n'icyo uzakena nutoza ubwonko bwawe n'umutima ukumenya ko wamaze guhitamo gukurikira Yesu. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu mazi. Kubera iki tuvuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe? Bivuga ngo amazi, urabizi uruzi ntabwo rukinana n'umuntu. Urabizi uruzi ntabwo rukina n'umuntu. Ejo bundi twabonye ko hariya mu bavandimwe bacu ba Kongo twabonye ubwato bubirindura abantu barenga 500 mu mazi aho ngaho. Nimwabibonye se? Nimwabonye ibyo ngibyo? Nimwabibonye hirya no hino? Abari hano ntibabibonye? Ugize ngo ibyo tuvuga hano ntabwo duhura nabyo se? Muri bo niba harimo abantu bahawe isezerano bavuyemo ni bazima, barimo baratanga ubuhamya. Ntabwo ijambo ry'Imana tuvuga hano
wabura guhura nabyo. Ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Dufite lake Kivu, dufite Ocean Indien, dufite Ocean Pacifique, Atlantique. Ushobora kuba wicaye kuri Zoom ahangaha, uri kuri YouTube urimo urumva ubutumwa bwiza. Divine intervention, gutabarwa k'ubumana, naho Imana irimo irantuma kuri wowe. Ndari ijoro mpabwe ibi tugiye kugendera amasengesho y'Imisine, naho Imana igiye kugutabara mu kintu utazi cyagomba gutwara ubuzima bwawe. Ariko noneho kubera ko turi muri aya masengesho, bivuga ngo aho nzaba ntari kumwe nawe, ariko Imana muzaba muri kumwe. Ijambo nakwigishije muzaba muri kumwe. Hallelujah. Imana muzaba muri kumwe. Aho utari kumwe n'umwana wawe yagiye ku ishuri, azaba ari kumwe n'Imana. Aho utari kumwe n'umwana wawe azaba yagiye mu isoko yafashe urugendo, azaba ari kumwe n'Imana. Aho uzaba uri kumwe na ibisawe byose, umenye ngo iri jambo urimo kwigisha, hari igihe uzaba ngo Mana nasenze amasengesho yo gutabara ku Mana, ngwino untabare. Narakwizeye, natoje ubwenge bwanjye kukwizera, natoje umutima wanjye kukwizera, natoje akanwa kanjye kuvuga ibiri positifu bitari negatifu. Hallelujah. Ninde wavuga amen? Are we together? Mutoze imitima yanyu kuvuga imbaraga z'Imana, mutoze ubwonko bwanyu kuvuga gukomera kw'Imana. Nibashaka banakure kusigare wenyine ku mubiri, apparence physique uri wenyine, ariko spirituel ntabwo uri wenyine. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 dusomere umurongo waho wa 16. Hallelujah. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 usoma ku murongo wa 16. Aramusubiza ati witinya. Wigira gute? Wigira gute? Witinya. Kuko abo turi kumwe. Kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nawe. Kuruta abari kumwe nawe. Amen. My God. Iyo wamaze kumenya umuhamagaro muri wowe, banza umenye ko abantu bose bari ku ruhande, winjiye muri kingdom, winjiye mu bundi bwami. Hallelujah. Hallelujah. Aramubwira ngo ongera usomere iryo jambo. Amubwira gute? Aramusubiza ati witinya. Wigira gute? Witinya. Wigira gute? Witinya. Abo turi kumwe. Yego. Ari benshi. Yarababonye n'amaso, ariko we yarazi ko atari wenyine. Hallelujah. We Gehazi we yabonaga ko bari bangahe? Ari babiri. Ndashaka kukubwira abantu bose bajye bamenya kutaba wenyine. Toza abo mubana mu nzu, toza abo mubana mu kazi, toza abo mugendana kutari wenyine. Toza abana bawe ngo nimujya ku ishuri ntago muri mwenyine. Bakure bazi neza ko bataba bonyine. Nubwo bagenzi babo bababona ngo bikoreye malete bagenda, ariko ntabwo ari bonyine. Toza ubuzima bwawe kumva uri fier, kumenya ko utari wenyine. Toza kumva kuri fier, kumva ko utari wenyine. Burya nta kintu kinezeza kumenya ko ntari wenyine. Nawe izindi shuti zacu zaduhara rukwa zose, Yesu ntabwo ahemukira abakunda. Nawe izindi shuti zacu zaduhara rukwa zose, Yesu ntabwo mwisi uzi ko abantu bashobora kuguhararukwa.
ba mwisi uzi ko buri wese yaguhinduka, ba mwisi uzi ko buri wese yakuvaho, ba mwisi uzi ko buri wese yakureka, ba mwisi uzi ko buri wese yakuvuga uko ashaka, ba mwisi uzi neza ko ubwonko bwawe ubutoze kumenya neza uko bukwiriye guhagarara mu gihe byabaye byo kugutungura, mu gihe byabaye byo kukuvana imbere y'Imana, mu gihe byabaye manzi, mu gihe byabaye mu gihe byabaye manzi mugahinda ufite no mu mubabaro, mu gihe byabaye manzi mugahinda ufite Imana ikugirire neza ikurengere. Ko ndabona Imana yagirira neza ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birashoboka, 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 birashoboka ko Imana yagirira neza ubuzima bwawe. Birashoboka. Mugisha Nadine birashoboka, Mugisha Nadine birashoboka, 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 kubera ko mu ijuru hari Imana igigirira neza abafite umubabaro, hari Imana igitabara abafite agahinda. Ndawe birashoboka ko Imana yakugirira neza. Ndabwira Mugisha Nadine ko byose bishoboka. Ye gukomeza kurira, we gukomeza toza umutima wawe ngo Imana ishobora kunezeza hamwe n'abana banjye batatu, Imana ishobora kunezeza hamwe n'abana banjye batatu, Imana ishobora kunezeza yewe na murumuna wanjye dusigaranye, Imana ishobora kutunezeza. Yesu yabikora. Birashoboka, 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 birashoboka. Abantu dusenga hano turi kumwe, toza umutima wawe kumenya ko utari wenyine, toza ubwenge bwawe ko utari wenyine, toza imyumvire yawe ko utari wenyine, kugira ngo nibiba uzabe wamaze kumva, kugira ngo n'abantu nibagera hirya bakabona utahungabanye bari kuriya muntu akozwe muki, uriya muntu akozwe muki, uriya muntu akozwe muki, uriya muntu akozwe muki. Nuko hari imbaraga zikuriho, 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 zakwinjiyemo badahari, zaguhagazeho badahari, zahagaranye nawe badahari. Hari imbaraga z'Imana zikuriho. Nindi wamvugira amen. Amen. Hari imbaraga z'Imana. Toza umutima wo kutazakorwa n'isoni, kandi reka nkubwire icyo uvuga niko bizaba. Toza umutima ngo jewe kanaka sinzakorwa n'isoni, naho isi yandeka sinzakorwa n'isoni, naho bantera umugongo sinzakorwa n'isoni. Uwo nizeye arakomeye, uri muri jye arakomeye. Yavuze ngo ari kumwe nanje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ineza y'Imana igiye kubaho. Ndabona kugira neza kw'Imana. Pawulo abwira Abaroma ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza. Hari ubwiza mugiye guhabwa, hari ubwiza mugiye kubona, hari ubwiza butagereranywa, hari ubwiza budapimishwa ku munzani, hari ubwiza butagenda mu mifuka y'abantu, hari ubwiza, hari ubwiza, hari ubwiza, hari ubwiza. Kuna uwezo ndani ya Kristo, kuna uwezo ndani ya Kristo, kuna uwezo kwa waamini wote. Kuna uwezo. Haleluya. Toza umutima wawe kutari wenyine. Manzi, toza umutima wawe kutakiri wenyine. Haleluya. Mugisha Nadine, toza umutima wawe kutari wenyine. Ukaba uri umugabo, ukaba kandi na mama w'abantu, ukaba na byose. Toza umutima wawe, toza umutima wawe kubera imbaraga z'Imana. Toza umutima wawe uhagarare neza mu izina rya Yesu Kristo. Toza umutima wawe, toza umutima wo gukomera, toza umutima wo gukomera. Haleluya. Ucyubwira umutima ngo we mutima wanjye humura witinya, igihe
gishize sicyo gisigaye, komeza urugendo ugiye kwambuka Yerusalemu nshya iriya hakurya. Haleluya. Ujye ubyuka uvuge ngo genda umukobwa wa Yesu sinzakorwa n'isoni, genda umumama wahamagawe n'Imana sinzakorwa n'isoni, genda umupapa wakiriye Yesu sinzakorwa n'isoni. Toza ndabona kugira neza kw'Imana muri aya masengesho, ndabona Imana ayiwe, mbonye ko agahinda ufite katagereranywa n'umunezero w'Imana iri gutegura kuri wowe. Ndabona ubushomero ufite butagereranywa n'ibisi Imana igiye gukora. Imbaraga z'Imana, uzanyura mu muriro ntabwo uzasha, uzaca mu migezi ntabwo izagutembana, kuko Uwiteka ari uguhagazeho. Intare yo mu muryango wa Yuda turi kumwe, igishitsi cya Dawidi ntakoze isoni, imbaraga ze ziri kumwe n'abasenga. Ninde wanyitaba ngo amina? Toza umutima wo kumenya ko utari wenyine. Abantu nibaguhagurukira nka Daniyeli yatoje umutima kumenya ko atari wenyine. Ni nayo mpamvu yabwiye umwami, aramubwira ngo Imana yanjye yohereje marayika yaje kubumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye. Iyo wamaze kumenya ko utari wenyine, abantu bakurwanya bakorwa n'isoni, kandi igihe kizagera. Reka maze ngubwire, si ku bwinshi bw'abantu, si ku bwinshi bw'abantu, si ku bwinshi bw'abanyamaboko, si ku bwinshi bw'abanyembaraga. Dufite Imana icecekesha iminwa y'intare. Igihe iyo kigeze, Imana yihesha icyubahiro, ntabwo izahora ibabaza umuntu iteka. Vuga ngo ntabwo nzahora mbabaye iteka. Haleluya. Ninde wamvugira amen? Ntabwo bizahora ikubabaza iteka. Ninde wavuga amen? Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Igihe cyose unyura mu bibazo, ujye witoza uvuge ngo harimo n'ibisubizo nzanyuramo. Igihe cyose unyura mu bushomero, uzavuga ngo ariko hari igihe nzaramba mu kazi, cyangwa ninajya no mu kazi nzakora ibyanjye kandi Imana izabiha umugisha. Ubwira Imana ngo Mana, ko natinze guhabwa akazi, mpereza ubwenge bumpishurira icyo nkwiriye gukora, kugira ngo nimbona icyo nkora nzarusheho kugukorera, nzahimbaza izina ryawe, kuko jyewe ndi umugabane wawe, sindi umugabane w'iyisi, kandi iyi si nyirimo kugira ngo nyibone mu mugisha wawe. Haleluya. Nyibone mu iki? Umugisha wawe. Ninde wamvugira amen? Kuko ndabona abantu Imana igiye guhanagura no kuvanaho agakengerwe, no kuvanaho agasuzuguro kose k'abadayimoni. Haleluya. Kubera ko hari imbaraga z'Imana zishobora byose. Vuga ngo hari imbaraga z'Imana. Vuga ngo hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana. Ifite imbaraga zo guhindura ibyo ubona ko bikomeye ikabyoroshya. Ninde wamvuga amen? Toza abarokore, dutoze ubuzima bwacu, mumenye ko gukizwa cyangwa se kumenya Imana ni kimwe, kuyisobanukirwa n'ikindi. Ntabwo umuntu yaza hano afite umutima ubabaye, afite yego urababaye, nibyo urababaye, ariko hari Imana iri hejuru y'imibabaro. Dawidi yasanze abantu bababaye bihebye, arabaza ngo ariko ikibazo mufite ni ikihe? Ngo hari umugabo uhora adutuka ku manywa na nijoro, ngo amaze iminsi 40 adutuka. Iminsi 40 agira gute? Adutuka. Umuntu umara iminsi 40 agutuka, agira gute? Agutuka ibitutsi bitari bike. Haleluya. Koinonia ni ijambo mu Kigiriki risobanura ibintu bitatu. Haleluya. Umuntu wese agomba uhereye uyu munsi kwitoza muri byo. Icyambere, koinonia isobanura muri ubwo buryo butatu, hari icyo bita fellowship cyangwa se uburyo ubusabane. Haleluya.
Hallelujah. Ubusabane ari ikintu umuntu agomba kubanza kumenya. Ubusabane n'Imana, ugomba kuba uri umuntu ufite ubusabane bukomeye n'Imana na Kristo. Icya kabiri koinonia iravuga icyo bita partnership. Iyo partnership nivuga ngo ni mikoranire cyangwa se uguhuza, uhuze na Kristo, uhuze n'Imana. Icya gatatu ni union, united. Ni kuvuga ngo icyo cya gatatu kiraza ni nko kuvuga ngo kije mu bumwe. Hari fellowship, hari partnership, harimo na union, unite. Ibyo bintu uko ari bitatu, umuntu w'umukristo usenga agomba kuba abifite kubw'imbaraga z'Imana. Ni ngombwa kugira ngo iyo waje gusenga ugomba kumenya ngo ugiye muri fellowship, ugiye muri partnership, ugiye muri union. Bivuga ngo ugiye mu bumwe, ugiye muri fellowship, ugiye mu mwanya wo kugira fellowship n'Imana yawe. Mu minota mike isigaye ubwiza bw'Imana bukurasire mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Irindi jambo mu Kigiriki rivuga metanoia. Metanoia ni jambo rivuga tan. Bivuga ngo hindukira. Hindukira bisobanuye ngo wari mu bintu bigucanze ariko urahindukiye, urimo urareba ahantu hataba gucanganukirwa, ahantu hataba ubwoba, ahantu hataba impagarara, ahantu hataba agahinda, ahantu hataba amarira. Metanoia. Bivuga ngo rero buri muntu wese turi kumwe agomba kubisobanukirwa mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Satani aprofita abantu kubagirira nabi kuko batazi umwanya wabo, icyo barimo kuwikoresha naho bari kuwukoresha. Hallelujah, hallelujah. Iyo utarakoresha metanoia mu nzira y'agakiza cyangwa se mu nzira ya gikristo uracanganukirwa. Iyo utarakoresha koinonia mu nzira y'urugendo rwawe kubana n'Imana, tumenye icyo ufata n'icyo ureka, tumenye uwo wumva n'uwo utumva, tumenya decision wafata n'iyo utafata. Ariko iyo uri muri fellowship, iyo uri muri partnership n'Imana, ni nko kuvuga ngo uri kumwe n'Imana Data, uri kumwe n'Umwana, uri kumwe n'Umwuka Wera. Hallelujah. Donc ubwo butatu niko Yesu yavuze ngo abantu babiri batatu niba wumva bahuje umutima, giye na Data tuzaza tubasanga aho bari. Uko twavuze iyi misine ya divine intervention bisobanuye ngo mu ijuru bururukiye hano hagati muri twe, bari kumwe nawe muri iyo nzu, bari kumwe natwe ahangaha, kandi icyo dusaba cyose hano kiraza guhabwa. Imana kwereke gutabarwa k'ubumana vuba, haboneke intervention kuri we mu izina rya Yesu. Ndavuga amen. Kubera ko hari ibyo Imana idashobora kwemera. Vuga ngo hari ibyo Imana idashobora kwemera. Hari ibyo Imana idashobora kwemera. N'Imana ishobora kwemera ko umwanzi avugiza umuntu. Ntibishoboka, never all. Iminota itatu, mu minota itatu yo kumva ibyo Imana yakoze. Yes. Amahoro, twaje kubasura mushaka kumenya
mu izina ryanjye n'abana ari mushaka kumenya muzajya mubyibuka uraho neza umupasiteri dukorana umurimo w'Imana kuva kera nawe nabibwire nabasuhuze muraho neza abanyeshuri beza n'ababyeyi twagerageje gushaka kumenya icyo dushobora gukora yaba ku byerekeranye na minervare cyangwa se school feeding ifunguro ry'abana byibuze buri gihembwe turamureka tuzasabe lisite y'iki kigo nk'abantu bakorera muri aka karere ka Ruhango natwe icyo dukorera abo bana be kubura ifunguro byibuze kugira ngo ababyeyi bashake ibindi ariko n'abana nabo nibajya ku ishuri ntimuhangayike ko bagize ikibazo cy'ifunguro igihembwe cyose mbese n'iki gihembwe nikirangira n'igihembwe gitaha nacyo kumva ko natwe ari umusanzu kumva ko umwana atishwe n'inzara ntacyo abuze twumva ko ari uwo musanzu natwe dushobora gufatikanya n'ababyeyi aho umubyeyi ajya gushakisha kugira ngo abone amafaranga ari butange wenda ntabwo ari buyabone cyangwa se ayabonye yanakoresha n'ikindi siko biri ariko tugaragaze byibuze kunganira kuri twa duke dufite twese ariko abana be kwicwa n'inyota cyangwa bicwe n'inzara yego twumvise ko baduhaye lisite y'abantu bari muri secondaire n'abari muri primaire so izo lisite zose z'abari muri secondaire n'abari muri primaire dufite tugiye kurushikiriza amafaranga iki kigo kugira ngo ntibazagire icyo babaza ababyeyi igihembwe cyose reka arahari umuyobozi umuyobozi arahari uyu niwe kontabule wa hano niwe tugiye gushyikiriza iyo nkunga yacu kugira ngo abana azabakure kuri lisite y'abagomba kuzana amafaranga y'ibyo kurya cyangwa se yaba muri secondaire yaba muri secondaire cyangwa se abari muri primaire hanyuma turabifuriza amahoro y'Imana abana namwe rero murabona duturutse i Kigali turabasaba kugira ubwenge turabasaba kugira ikinyabupfura turabasabira kumvira ababyeyi turabasabira kumvira kandi n'ababayobora bose hanyuma nibatubwira ko mwatsinze tuzarushaho kwishima cyane irimo hano tugiye gushyikiriza kontabule sibyo byiza kontabule akiri inkunga twaguteguriye kandi mugire ubwenge bwinshi nawe Imana ibamugera twasabye lisite batubwira hari abana batarishyurirwa minervare abandi ntibarabona iniforme abandi ntibarabona inkweto abandi ntibarabona ifunguro turavuga ngo rero baduhe lisite yabo tuzaze hano kugira ngo twifatikanye no kuruhura ababyeyi hanyuma no gukomeza abana kugira ngo babwire ngo bige neza nta guhangayika ari ukudodera abana iniforme no
cy'inkweto hari n'ibindi byose twaje tubyiteguye kugira ngo tuze gusiga ubwo bufasha bwacu hano, nidusiga ubwo bufasha bwacu hano, hanyuma abo tubusigiye bagende babishyire mu bikorwa. Icyo saba abana rero, murabona ko twavuye kure. Icyo tubasaba ni ukwiga neza, icyo tubasaba ni ukumvira ababyeyi banyu, icyo tubasaba ni ukumvira abarimu ndetse no kuba intangarugero ku ishuri muri bo. Reka dushyikirize ubutumwa twazanye kuri umuyobozi uri hano wakoze icyo gikorwa, hanyuma nawe azaborohere kubona ibyanyu byose, sibyo? Igihembwe cyose murya neza nta kibazo, sibyo? N'ababyeyi muborohereze. Aya niyo twateguye kugira ngo tubahe ubufasha, hanyuma nawe imirimo myiza yose abawukorewe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Twese duhereze Imana yacu icyubahiro. Buri wese ahereze Imana icyubahiro aho ari mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ahubwo n'ubw'ibikorwa n'ubw'imbaraga. Amen. Amen. Imana ikore ikintu kinezeza umutima muri aya masengesho y'Iminsi. Imana ikore cyanezeza umutima wawe mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Haleluya. Uhereye none rero toza umutima wawe kwiringira Imana, toza umutima wawe kuvuga Imana, toza umutima wawe kuvuga imbaraga z'Imana, toza umutima wawe kuvuga ko hari umugabo wegamiye, uw'abandi batabona ariko uramwizeye murabana, uw'abandi batumva ariko uramwumva, wabandi badakoraho ariko umukoraho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri kumwe natwe, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, ndagushimiye kugira neza kwa Uwiteka, ndagushimiye kuko nta jambo na rimwe uvuga ngo rihere, umugisha wawe ntabwo wongera umubabaro. Niyo mpamvu usabiye buri wese uri hano abona imbaraga zawe zidasanzwe, abona ubwiza bwawe budasanzwe, icyubahiro cyawe kidasanzwe kibane na buri wese. Abo twicaranye nabo hano muri aya materaniro, wabere Elohim, wabere Adonai, wabere Tsikenu, wabere Eloi, Eli Elion, wabere imbaraga zawe, icyubahiro kibi cyawe. Imana yisanzure, uratabara kandi ukagirira neza buri wese ukwiringiye. Umugisha buri wese, maze indwara yose yicaye hamwe nanjye hano ndayitegetse ngo ihaguruke kandi ihunge mu izina rya Yesu. Nta ndwara igomba kwicarana natwe, igomba guterana natwe, igomba kuramya Imana natwe. Ndavuze ngo wandwara we, wa daimoni we, ndagutegetse soka muri iyo mibiri mu izina rya Yesu. Soka ugende mu buzima bwabo, va mu maraso, va mu misokoro, mu magufwa mu izina rya Yesu. Ba muzima kubw'imbaraga z'Imana, ba muzima kubw'urukundo rw'Imana, ba muzima kuko uwera akugize umuzima. Mwami ndagushimiye kuko wihesheje icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Dukomere Yesu amashyi menshi ku bantu bose bicaye hano. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Clap your hand to Jesus in the name of Jesus. Hallelujah. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kiboneke kandi ubwiza bw'Imana bukomeze bugaragare kuri buri muntu wese.
ntabwo uzakorwa n'isoni. Uyu ni umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa 4 Imana inezeza umutima wawe. Kandi uhereye nonaha ugira uwo utumira mu izina rya Yesu. Just share, kandi buri wese ukore share, subscribe kuri YouTube, ubwire buri wese udahari, umubwire ngo nawe ngwino ahari ijuru ryamanuka ku bwawe. Nawe ngwino ahari ijuru ryamanuka ku bwawe. Mbega muzi ko Imana igiye kugirira neza imitima yanyu. Namwe mwicaye hano, mare muzi ko namwe Imana igiye kubasetsa. Mare muzi ko namwe Imana igiye gukingura imiryango yanyu. Mare muzi ko abantu bagiye kubavugiriza impundu. Igihe cy'induru kirarangiye. Igihe cy'impundu kigiye gusimbura ikindi. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona intsinzi mu matwi yanyu. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ibaho umugisha.